Mu Buhinde ntawe utazi inkuru ishimishije y'umuryango wa Sharukani, aho ibyishimo n'urukundo bihurira. Mu myaka irenga 30 bamaze babana, Sharukani na Gauri babashije kubaka inkuru y'umuryango idasanzwe. Ese inkuru y'urukundo rwabo yatangiye gute? Yagenze gute? Murakaze neza kuri Behind Indie on the Scene channel. Dore uko byatangiye. Mu mwaka w'igihumbi 1984, Sharukani yari umusore usanzwe. Ntabwo yari azwi cyane mu mujyi wa Delhi. Nubwo yari afite inzozi zo kuzaba umukinnyi w'icyamamare muri Bollywood, icyo gihe inzozi ntabwo zari zakabaye impamo. Yakinaga théâtre kuri televiziyo ndetse agakora n'ibiganiro bimwe na bimwe. Ku rundi ruhande, Gauri Chibe yari umukobwa ukomeye mu mujyi wa Delhi. Yari umukobwa wavukiye mu muryango ukomeye w'abahindu b'abakire. Yari umukobwa ufite intego kandi utari witeguye kugaragara mu bitangazamakuru. Inkuru y'aba bombi ni inkuru y'urukundo rudasanzwe, aho umuhindu yemeye kubana n'umusiramu, ibintu bidakunze kuba cyane cyane mu gihugu kimeze nk'Ubuhinde. Inkuru y'uru rukundo rudasanzwe rwa Sharukani na Gauri yatangiye mu mwaka w'igihumbi 1984, ubwo bahuraga mu bukwe bw'inshuti yabo muri Delhi. Sharukani wari usanzwe ari umusore ugira amasoni imbere y'abakobwa. Umunsi yabonye umuntu atari yarigeze kubona uwo ameze kimwe mu buzima bwe bwose. Kuri we byari nko kubona izuba rirasa. Yumvaga igihe kimeze nk'igihagaze. Umutima warabohotse maze amagambo asigara atagifite umwanya. Muri uwo mwanya byari bimeze nk'aho isi irimo ikora ibishoboka byose ngo ibahuze. Sharukani yumvise ijwi rimubwira riti, "Gauri, wowe wategereje imyaka y'ubuzima bwawe bwose." Gauri yari ahagaze hirya, maze amarangamutima ya Sharukani ahatiriza amaguru ye kugenda amusanga. Sharukani akigera iruhande rwa Gauri ntabwo yatekereje kabiri, ahubwo yahise arambura ukuboko aramubwira ati, "Ese twabyinana?" Byabaye nk'ubufindo, maze Gauri nta kuzuyaza ahita amwemerera. Buri ntambwe yose Sharukani yateraga yegera Gauri, umutima we warateraga cyane, ugatera mu njyana itarabashwaga kumvwa n'undi ari we wese usibye Gauri wenyine. Ubwo baba barimo babyinana, bumvaga isi nta wundi muntu yirimo, bibonaga bonyine bazengurutswe n'inyenyeri. Nyuma yo kurangiza kubyinana, Sharukani na Gauri bagiranye ikiganiro cyaranzwe n'ibitwenge byinshi, maze baza kuvumbura ko bahuje ibintu byinshi. Sharukani yashimishijwe n'ubwenge bwa Gauri ndetse n'ukuntu yitwaraga. Ntabwo yari umukobwa mwiza gusa, ahubwo yari umuntu ufite icyerekezo ndetse n'inzozi. Gake gake bahuriye mu kirori bataziranye. Nyuma y'uwo munsi ntawe wari kubasha guhumiriza ngo abone umwijima, ahubwo icyo wabonaga nta kindi ni mu maso ha mugenzi we. Kuri Sharukani uyu mukobwa Gauri yari urukundo rwe rwa mbere. Icyari kimwuzuye mu mutima ni ubwoba bwo kuba yabura uru rukundo yari amaze kubona. Sharukani yasijwe n'urukundo, bigeze aho atifuzaga ko Gauri aganira n'abandi basore. Yanamubujije guhambura imisatsi ye, amubwira ko ituma aba mwiza cyane, bityo bikaba byatuma abandi basore baza kumutereta. Kuri Gauri ibi byari kumubangamira ndetse no kumubuza amahwemo. Icyo yashakaga bwari ubwisanzure. Kubw'impamvu Gauri yafashe umwanzuro wo kujya muri Mumbai mu ibanga rikomeye atamenyesheje Sharukani. Iyi nkuru yo kugenda kwa Gauri ikigera kuri Sharukani, nta gutekereza kabiri yahise apakira ibikapu bye yerekeza muri Mumbai gushaka uwo yitaga urukundo rwe rwa mbere. Ntabwo yari azi aho umukobwa atuye. Nta muntu umwe wabaziranye muri Mumbai. Ikindi kandi telefoni zigendanwa zari zitaratangira gukoreshwa. Sharukani icyo yari afite cyonyine ni icyizere cy'urukundo. Akigera Mumbai yazengurutse amabici yose, atekereza ko yahura n'umukunzi we Gauri.
Ibi yabikoze kubera ko Guri yaramubwiye ko akunda kuri beach, gusa ntabwo byamworoheye kugira ngo amubone. Aho yajyaga hose yasangaga adahari, byamutwaye igihe kirekire. Gusa nyuma y'igihe ashakisha, yagiye kubona Guri ahagaze iruhande rw'inyanja. Ibitekerezo byamutwaye. Guri muri ako kanya ntabwo yabashije kwiyumvisha ko Shah Rukh Khan yagenze urwo rugendo rwose kuva muri Delhi ujya muri Mumbai, nta kindi kimuzanye usibye kumureba. Ikibazo yari afite cyo kumenya urukundo rwe rwa nyarwo cyahise gikemuka, maze abona ko nta wasimbura Shah Rukh Khan. Urukundo rwa Shah Rukh Khan na Guri rwarakuze kugeza ku rugero utabasha kwiyumvisha, aho nta n'umwe wari kubaho adafite undi. Gusa ikibazo cyagisigaye cyari imiryango yabo. Shah Rukh Khan waturukaga mu muryango w'Abasilamu yari azi neza icyo umuryango we wari umwitezeho, ko ari ukuzana umugore bahuje ukwemera ndetse n'umuco. Ibi niko byaba bimeze no ku ruhande rwa Guri waturukaga mu muryango w'Abahindu. Kubana kwabo byaba bimeze nk'ibidashoboka, ucyumva amadini yabo, amadini adasenga Imana imwe, adafite imico imwe. Kubana kwabo ntabwo byabishoboka, ntabwo ari kubikurura ngo bibone. Urukundo rwabo ntabwo rwabemereye guha ibingibi agaciro, ahubwo baricaye bafata umwanzuro wo kubwiza ababyeyi babo ukuri. Ni ibintu bitabyoroshye. Buri wese ku ruhande rwe yaricaye ategura amagambo azabwira ababyeyi be ndetse n'uburyo azayababwiramo. Mu magambo buri wese yateguye, yagerageje kubwira ababyeyi be ko nubwo umusore cyangwa umukobwa bakundana badahuje idini, hari ibindi bintu byinshi bahuriyeho. Ntabwo byaboroheye kubyumvisha ababyeyi babo, kubera ko nta kuntu ari kubwira umubyeyi ko ugiye kuzana umuntu cyangwa se umuntu uteganya gushakana nawe ari umuntu afata nk'uzajya mu muriro, umuntu uzajya ikuzimu. Ntabwo ababyeyi babo bahise babyemera. Byasabye ababyeyi gushyira ku munzani urukundo bakunda abana babo ndetse n'amahame y'amadini yabo. Nyuma yo guhabwa umugisha n'ababyeyi, Shah Rukh Khan na Guri bakoze umukwe mu mwaka w'1991. Ubukwe bworoheje gusa bushimishije. Ubuzima bwo kwamamara ndetse n'ubukire byaba bitaraza, gusa buri wese yari afite mugenzi we, kandi ibi byabisobanuye buri kimwe kuri buri wese. Shah Rukh Khan yari atari umwami wa Bollywood, gusa ari umusore uri mu rukundo witeguye gufata isi yose afite Guri iruhande rwe. Byatangiye bigoye, byavuye mu rukundo rukomeye binyuze mu kwakirana ndetse no gusangira inzozi. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind and on the Scene channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni nk'ibikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.